hari umuntu neza nuko wabara n'intanga ziri mu mugabo, kuko burya Imana ibarira kuri icyo cyiciro. Nukuvuga ngo iremye umugabo, nimba umugabo afite miliyoni na miliyoni z'intanga muri we, wagombye kuzongera kuba ariho bavutse bagende, kuko n'abandi baba bazabaho. Aho rero abanyamibare yo bagezaho nyine bakoresha impine, barahina bakabara biriya bifatika. Amashyo hiyongereho ngo ni ukuvuga ngo bye kuba amashyo gusa, kuko niba amashyo gusa ejo cyangwa ejo bundi bishobora gushira. Ariko iyo harimo igitsina gore cyangwa se ibigore, haba mu nyamaswa, mu bantu harimo abagore, urumva icyo kiba kizakomeza kubaho. Kuko ufite imfizi cyangwa se inka y'ingabo runaka, akaba afite inka y'ingore, uburi ufite amahirwe yo kororoka kwa za nka ze n'uri ufite ingore kuruta ufite ingabo, kuko ashobora kuyitwara akajya kuyibangurira ikabyara akabaho. Ariko imfizi yo uretse kukwishyura ikajya kwimiriza abandi cyangwa ngo izindi zitubuke, nta nyungu yindi wayikuramo. Haleluya. So rero urumva ushuhuje n'ushubije ni umwuzuro w'Imana. Haleluya, haleluya, shalom, shalom. Imana ishimwe. Amashyo, amashongore, nubwo nshuje kanasubiza, ariko no kwigisha, no kwiga, no kumenyana n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo. Imana ibahereze umugisha rero inshuti zanjye, bavandimwe, bakozi b'Imana batandukanye, banyarwanda. Nubwo dukunda gukoresha ijambo ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ariko iyo twamaze kuvuga abanyarwanda nyirizina tuba twavuze bose. Imana ibahe umugisha rero, bahaye ikaze kuri uyu mwanya n'aya masaha mu kiganiro cyacu umuco n'umuryango by'ashingiro ryo kumenya Imana. Igitangazamakuru cya kindi mumenyereye ni Umuco Family Gospel TV. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, tugira ibiganiro bitandukanye ariko byibanda ku mibanire y'umuryango cyangwa se y'abashakanye. Iyo tuvuze ku bashakanye hazamo n'abana, kuko abantu bashakana kugira ngo babyare bungure umuryango. Niyo mpamvu rero uyu mwanya ntangiranye kubaha ikaze. Hobe, giraso, girinka, ni suhuzanyo mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, kandi zifite icyo zisobanuye, kandi n'ubundi igisobanuro cyazo kiganisha ku muryango. Ni wa muryango amagana girinka, ni ukuvuga ngo wagize inka ntugira bwacya, ntugwingiza abana. Giraso, wagize umubyeyi aragukorera akagutunga akagukuza neza. Gira abana, ni ukubyara ukungura umuryango. Ni byinshi navuga kuri izi ndamukanyo, nubwo tugenda tuzitera umugongo buhoro tuvuga Yesu ashimwe. Na Yesu ashimwe nta kibazo, ni ugushima kuwanyuzwe, wari ugahaga urashima. Kera byanabagaho, nuko muri iki gihe ntakibibona, kandi mu by'ukuri wabonaga ko ari umuco mwiza watozwaga abana biciye mu babyeyi, cyane cyane umubyeyi w'umugore. Umubyeyi w'umugore niwe watozaga umwana gushima. Umwana iyo amaraga gufungura, kunywa cyangwa se kurya, yashimiraga ifunguro ahawe, ashimiye ababyeyi muri rusange. Mu gakiza kacu rero tumaze kwakira agakizwa, hirya habanje nabyo ntabwo uwo muco twigiye tuwutakaza ngo tujye hanze yawo, kuko mu burokore twarashimiraga ngo Imana ishimwe. Imana ishimwe ikabikubiyemo ko gushimira umubyeyi ko yatetse neza, byiza byinshi se wahaze, cyangwa se ibyo aguhereye ku gihe. Babyeyi rero, inshuti zanjye, bagenzi banjye, munyemerere dusenge hanyuma twinjire muri iyi ndamukanyo n'igisobanuro cyayo. Indamukanyo nyarwanda benshi bamaze kugenda batera umugongo, ariko ifite yibitsemo ubuhanga bw'ubuhanuzi
bamwe ndetse bajya bibeshyaho cyane bakabyitiranya, ariko nta munyarwanda wigeze ubaho wagennye umugane, watanze umugane cyangwa se wabicije ubwenge bwe mu bihangano, mu bibajwe cyangwa se byanditse, utarahanuye. Bose bari abahanuzi, nubwo icyo gihe bitwaga ayandi mazina. Munyemere rero abadukurikiye muri mu gihugu imbere, hanze y'igihugu, hirya no hino ku isi, twakirane mu buryo bwa Mwuka Wera dushimira Imana yabarinze ikandinda. Ngira ngo naringize utunsi duke ntagaragara kuri kamera kubera abatumirwa bari benshi, kandi hari ibyo nari mbakeneyemo nabo bishobora kubaka sosiyete nyarwanda cyangwa se gufasha mwebwe abadukurikiye. Reka dusenge hanyuma tugaruke nyine dusesengure kuri izo ndamukanyo nyarwanda. Imana ibahereze umugisha cyane. Uwiteka Imana iriho yahozeho izahoraho, umuremyi w'isi n'ijuru ndetse n'ibyuzuyemo, Data waremye mu bwinshi busaze, ntago waremye mu buke bugabanyije, turagushima. Izina ryawe rihimbazwe. Wakoze kuko wandinze, yaba ngewe, umuryango mfite, abankurikiye n'imiryango yabo imbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Wakoze kuko wabarinze bakaba bariho. Ibi ntago bivuze yuko hatari abakuwe mu mibiri. Hari abahamagawe Nyagasani bakwitabye bagusanze, hari abazize ibyaha byabo n'ibicumuro byabo banze kumvira, ariko abo bose niwe mugenga wabo kuko niwe wabaremye kandi mu buryo busazi. Izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira rero abo wacyuye ko bagiye amahoro, Data buja wera, nuko n'abasigaye nabukomeza barinde babe amahoro. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze kubw'igihugu cy'u Rwanda. Mana nkizamuye mu biganza byawe, dore isi yose yugarijwe n'intambara zirimo ubugome ndetse n'ubugambanyi bwinshi, ariko igihugu cyacu cy'u Rwanda unyemere Nyagasani nkishyire mu burinzi bwawe, kuko umwami w'igihugu cy'u Rwanda Data yarasenze aravuga ati iki gihugu nkiyagije umwami uganje ariwe Kristo Yesu. Nanjye nongeye kukuragiza imbibi z'iki gihugu, abagambirira kuza kugitera, kugisenya, kugishyira hasi, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, ndahagarika izo mbaraga z'ubumara bw'ubushebwe zibaryaryata ziri muri bo, z'imigambi mibi no kugambana, ndazicecekeshereza ikuzimu mu kidaturwa. Aho ngaho niho tutazi ibibayo, kuko ngo ntihagira imigambi habe n'ibitekerezo. Mu izina rya Yesu zigambirira gututumbisha intambara ku gihugu cy'u Rwanda, izo turazicecekesheje, haba mu buryo bwo kwizera, haba mu buryo bw'icyigisho. Turahagarika izo mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu Nyagasani gishyireho uburinzi bukomeye. Uraturinze ku manywa na nijoro, abakirinda babe maso kandi ubongerera ubuhanga n'ubumenyi. Ingabo z'igihugu uzongerera ububasha Nyagasani, nk'ubwo wahaye indwanyi zawe za mbere. Dawidi yarwanye neza, uramwishimira, uhagarara nawe kandi umuhereza gutsinda. Nuko dusengeye ingabo z'igihugu n'abaziyoboye kugira ngo bongerere gutsinda, igihugu kiba amahoro, abasenga basenge neza, abagore babyare neza, abana bonke neza, amatungo agwire mu biraro, imyaka yere, buri wese yeze umusaruro ukwiriye kubw'amahoro Data uhaye igihugu cyacu. Ushimwe rero kuko wakuye inzara mu gihugu, nuko ugakuramo n'icyago, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngaho gwizamo amahoro. Abankurikiye rero bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Data tubasengeye mu ntashyo zikomeye cyane, tubabwira ngo umwami Imana irabakunda kandi irabishimira, nuko niyo mpamvu ikomeze kubarindira gakondo hirya no hino aho bari. Data bajye bibuka no gusabira gakondo yabo, Data n'abakirimo. Uburinzi bwo mu ijuru bukomeze buturindira ubugingo none n'iteka ryose, niko dusabye twizeye. Amen, amen, amen. Mbahaye ikaze rero, Imana ibahe umugisha. Nari mbabwiye ngo munyemerere. Tubahaye ikaze rero mu buryo bwiza bwimbitse ku badukurikira
b'imbere mu gihugu twabashuhuje. Mu nyemerere ariko nanone nsuhuza abantu b'ingenzi, abantu bansengera. Mu by'ukuri muri ino minsi maze igihe mu ntambara ikomeye cyane. Iyo abarokore tuvuga intambara ntabwo ari ukufata amasasu n'imbunda ngo ujye kurasa, kuko iriya ntambara irarwanwa kandi ikanarwanika pe. Ariko intambara yo mu byahishwe, nubwo turimo twiga ibyahishuwe, ariko hari intambara yo mu byahishwe kandi nta bihishurwa bitarahishwe. Iyo ntambara yo mu byahishwe rero niyo mazemo iminsi. Ngira ngo ntangire nshimira abantu bansengeye, Imana ibahereje umugisha. Ntago mwasengeye gusa ngo mbihorere, nanjye nsabira bose uko ubuntu bw'Imana buri. Hanyuma nshimire n'abamvugishije banganirije. Mu by'ukuri sinze kuvuga gutya ngo mwumve ko najimije, wenda byari ibibazo bigoranye. Ndi mu kazi ndakora bisanzwe, akazi ka buri munsi kambeshejeho, kandi nkabona n'aka kanya ko kuza kuganirira abantu ku bigize umuryango, icyatuma umuryango uba mwiza. Ngira ngo hari umuvandimwe twaze tuganira avuga ati ese wantandukanyiriza umuryango mubi n'umuryango mwiza? Ntashoboye kubitandukanya, nta nubwo nabanze umuryango sinakabaye nanawuvugaho, ariko ntabwo ari cyo gihe nyine, kuko igihe kigira icyacyo. Abanyarwanda niko babivuga, Bibiliya niko bivuga, abizera Imana niko babivuga. Hari igihe cy'isarura, hakaba igihe cy'ibiba, hakaba igihe cyo kurira n'igihe cyo kwishima. So ibyo byose rero ntago nabisimbuka ngo nkoreshe igihe mu gihe kitari icyacyo. Uyu munsi rero igihe ndimo ni icyo kuvuga ku mvugo nyarwanda zihisha ubuhanga bw'ubuhanuzi, ariko benshi mu barokore bajya mu ngewe nakita nk'agahararo. Iyo umuntu aharaye ikintu aragikora n'ibitsitsino n'amazuru n'iki byose bikabirinduriramo, ariko umuhanga yaravuze ati bene nk'uwo nguwo bisaba yuko umuba hafi, kuko kweguka kwe ni ukugwa agaramye. Kandi burya umuntu uguye yubamye atandukanye n'uwaguye agaramye. Uguye agaramye ntagapfa kweguka, ntagapfa kubyuka, abanza guhindukiza urubavu kugira ngo abone uko yeguka. Ariko yaguye wubamye ni amaboko n'amavu ushinga ugahaguruka. Ubwo abari mu mwuka bo bashobora kuba bumva icyo mvuga, ariko n'abatawurimo ntago ndi bubaheze iyo ndi bubaganirize. Twatangiye ngira ngo mbabwira ngo amashyo ni indamukanyo y'ikinyarwanda, basubiza ngo amashongore, amashyo ngore. Ibi bintu, iryo jambo ubwaryo nshobora kuryigisha umunsi wose, kubera yuko nabo nigisha ubwabo icyo kinyarwanda ntibakizi. Umuntu utarashakuje, umuntu utaraciye imigani, urumva nk'ibi. Sore mwihangane na cameraman arebe intebe yari yatebeye wagira ngo nakoreye mu gishanga yari yatebeye bitaza kugira gupfa muri kamera uze kubireba neza uko bimeze neza. Urumva kubwira umuntu ngo amashyo azi bite, azi bonjour, mu by'ukuri biragoranye, ariko ntabwo twaziye gukora ibyoroshye. Ibikomeye nk'ibi turabikora. Mu gihugu dufite ikigo gishinzwe umuco cyangwa se kubungabunga umuco n'ururimi, ariko mu by'ukuri ngirana nabo urubanza ntari nashobora kurangiza, ariko rugomba kuzarangira. Cameraman aze kugira vuba, kuko ndakora igihe gito gishoboka, kwabo mvugana nabo barimo barabyumva, baranyumva. Amashyo ni umuntu akwifurije gutunga no gutunganirwa, kuko watunze uranatunganirwa nyine. Ni ukuvuga ngo gutunganirwa ni iki? Ni uko ibintu bikorohera. Iyo ugize ubuzima n'inyoroshye baho, ni ukuvuga uhumeka neza, ureba neza, utambuka neza. Ariko iyo ubuzima ari buke, kimwe muri ibyo ntabwo kiba cyuzuye nyine. Amashyo, uyu muntu rero akwifurije kubaho kandi neza. Haleluya. Urumva iyo ndamukanya, ariko ubwabyo ni ubuhanuzi araguhanuriye, kuko arimo arabwira wowe amashyo, baho, tunganirwa. Haleluya.
isubizo y'icyo ngicyo, amasho ngore. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ahantu mu byaremwe, ngira ngo wenda n'abantu bakora mu bintu by'ubuhinzi mbivuze bashobora kubyumva, yuko habaho ngo kubangurira, kumva ngo ni ukubangurira avoka, kubangurira umuyembe se, cyangwa se igihingwa runaka. Ibi bintu byose hatabayeho iki gitsina gore, nta kugwira, nta kororoka, nta n'ituze. Haleluya. Ibyo bishaka kubimenya neza wabaza Mose, niwe wanditse igitabo cy'Itangiriro, niko Bibiliya itwereka. Wakwegera Mose ukamubaza yandika Itangiriro icyo yari ashingiyeho, kuko nyuma y'uko Imana iremye ibyaremwe byose, buryo ugiye kureba neza ubona ko kurema umugore biri mu mizo ya nyuma, ariko mbere habayeho ibyaremwe bibaho, arangije haremwa umuntu. Umuntu bigaragara yuko yari umuntu nyine, nta kindi kiriyongeraho. Nyuma haremwa undi muntu, uwo muntu kubera ko yari yiyongera yabaye wa kabiri, we yagombaga kubona izina, kandi ntabwo yari bubone izina ryihariye uriya ngo agumane izina ry'umuntu. Noneho undi se yitwa iki? Yaraje kuzuza, byari icyo bita umwuzuro, umwuzuro wo kurema umuntu, umwuzuro wo kurema niwe wabayeho. Kuko iyo ukurikiye Bibiliya neza ubona yuko nta kundi kuremwa cyangwa se kurema kwabayeho, ibintu byose byari byararangije. Icyakurikiyeho ni ukuruhuka kw'Imana, ariko iyo tuvuze kuruhuka kw'Imana nabwo mu buryo bw'umwuka bisobanura ibindi, cyangwa se mu buhanga buhanitse, kuko burya iyo tuvuga ngo iki kintu akivuze mu mwuka cyangwa se kiri mu buryo bw'umwuka, umunyarwanda wumva yagombye kumva ngo gikozwe mu buryo bw'ubuhanga buhanitse. Nicyo cyakorohera wa muntu udakijwe kumva ibyo twita ngo ni ibinyamwuka. Avugiye mu mwuka, ni umunyamwuka. Burya ni nko kuvuga ngo ni umunyabuhanga buhanitse. Haleluya. Ariko itandukaniro ritoya ni uko uyu muhanga ukora mu buryo bw'ubuhanga buhanitse byitwa ko bihoraho. Iyo byamaze guhoraho kuri we byitwa impano, ntago byongera kwitwa ngo yagiye mu mwuka. Yari ikintu kimwe kibayeho, nicyo cyitwa inzozi. Haleluya. Kuhishurirwa ikintu cy'ubuhanga buhanitse akakivuga, niho bavuga ngo agiye mu mwuka. Avuga iki? Ariko iyo abihorana byitwa impano. Ni impano y'ubwenge buhanitse ibiri kuri we. Ni ukuvuga ngo yasenze atasenze akoresha ya mpano ye ihoraho, kandi byose bikomoka ku Mana. Amasho ngore, amashyo ngore. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umwifurije gutunga no gutunganirwa, umwifurije amagana, gutunga, kororoka. Nawe yongeraho ngo kororoka kwa kigore. Ni ukuvuga ngo Imana yaramprashije umuntu ava kuri umwe ajya ku musenyi wo ku nyanja. Ni ukuvuga ntibakibarika, nubwo numva hari abababara, ariko burya ugiye kubara umuntu neza nuko wabara n'intanga ziri mu mugabo, kuko burya Imana ibarira kuri icyo cyiciro. Ni ukuvuga ngo iremye umugabo. Nimba umugabo afite miliyoni na miliyoni z'intanga muri we, wagombye kuzongera kuba ariho bavutse bagenda, kuko na babandi baba bazabaho. Aho rero abanyamibare iyo bagezaho nyine bakoresha impine, barahina bakabara biriya bifatika. Amashyo hiyongereho ngore. Ni ukuvuga ngo bye kuba amashyo gusa, kuko niba amashyo gusa ejo cyangwa ejo bundi bishobora gushira. Ariko iyo harimo igitsina gore cyangwa se ibigore, haba mu nyamaswa, mu bantu harimo abagore, urumva icyo kiba kizakomeza kubaho. Kuko ufite imfizi cyangwa se
inka y'ingabo runaka akaba afite inka y'ingore, uba ufite amahirwe yo kororoka kwa za nka ze n'uriya ufite ingore kuruta ufite ingabo, kuko ashobora kuyitwara akajya kuyibangurira ikabyara akabaho. ariko imfizi yo uretse kukwishyura ikajya kwimiriza abandi cyangwa ngo izindi zitubuke, nta nyungu yindi wayikuramo. Haleluya. So rero urumva ushuhuje n'ushubije ni umwuzuro w'Imana bakirimo mu buryo bw'ubuhanuzi muri iyi ndamukanyo. Amashyo arayamushubije ariko yongeyeho ingore kugira ngo adacika. Haleluya. Ab'iki gihe biragoranye ko mwabyumva ibyo ngibyo, kandi iteka mbabwira ikintu kimwe, mbabwira nti igihe cyanjye cyo kwigisha ntabwo kiragera, kuko hari ibyo nkirimo gutegura, hari ibyo by'amasenta ngira ngo njya mvuga n'ibindi. izi ni inyigisho nandika zigomba kuzaba mu bitabo zikaba hanze zigafasha abantu, ariko iyo tuje hano kuri kamera tuba dushaka kugira ngo duhwituraho abantu. Ni nko guhwitura abantu nyirizina, ntabwo navuga ngo naje kubigisha, ubu ni kubahwitura, kuko kubigisha nanone kugira ngo mufate, akenshi twigira ku mvugo z'amarenga, twigira kuyakure nk'iyi ngiyi ko babivuga, ariko kwiga kwiza ni ukuba uri kumwe n'umuntu ku buryo umuha n'umwanya nawe akakubaza, ukavuga ukamuha umwanya akakubaza, ugakosora aho yari akosheje, burya nibwo umwigishije. Ni nayo mpamvu Yesu itegeko rya nyuma yahaye abigishwa be, nubwo abantu bose tubyita gutya, ariko ni itegeko yari ahaye abigishwa be gusa, cyangwa se n'undi uzaba umwigishwa we. Itegeko rya nyuma ni muri Matayo 28, ushatse uhera 18 ukageza ku wa 20, ariko cyane cyane ubundi bihera kuri 19, ngo nuko mugende mu mahanga yose mwigishe abantu. Mbisomye nabi mumbabarire. Mugende mu mahanga yose muhindure abantu, abemera mubabatizwe, abamaze kubatizwa mubigishe kwitondera. Ijambo Bible ubwo Yesu yari kumwe n'abigishwa be, wenda si nibwo abantu baze kumfasha barebe, kuko haranditse ngo muzenguruke isi yose n'amahanga yose mubwirize ubutumwa, abemera mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana nta Roho Mutagatifu. Nta roho ngaho wari utubwiye nta roho wenda nuko wenda uri bugikate. Oya, ntago makata, kuko niyo mpamvu uvuze ngo haba hakenewe umuntu kubaza. Hanyuma kucyo wabikwebye, kucyo wabikwebye injanga kuri uyu murongo, kugira ngo abantu baza kumva kano gati baze gutera comment nabo. Reka nze kugira, reka dusome umurongo ukomeze. Matayo 28, ndahera ku murongo wa 18 nsoza nyine wa 20. haravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende mu mahanga muhindure abantu mu mahanga yose, abigishwa mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Uwa 20, mubigishe kwitondera byose nababwiye, ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku munsi w'imperuka. Oya, ni ukuvuga ngo wowe ntago nakurenganya, uri nk'umupasiteri nava hano nkupfukamishe nkagusengera kugira ngo utazayobya abantu. Burya umuntu witwa ko yasomye Bibiliya nubwo wamukangura ntashobora kwivuga mu rurimi rwawe, kuko wowe ushubirije mu yo bita Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya ijambo ry'Imana. Fine, dushize mu nyoroshyo waba wabivugiye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, kandi iyi ni Bibiliya yera. Nge nigishiriza muri Bibiliya yera. Iyo nashatse guhindura imvugo, inyito y'ikintu, nirefera kuri Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo inyito zihindure.
icyakugoye ni kimwe nicyo bita ururimi aksa. Ntabwo uko sobanurira ijambo ntabwo ariko uzasanga umurundi arisobanura, siko uzasanga umuganda arisobanura, kandi ijambo riguma ari rimwe. ariko ijambo ryanditswe risomwa kimwe nubwo ibisobanuro byatandukana, ariko uvuga ishuri n'undi akavuga ishuri, n'undi akavuga ishuri, undi akavuga skuru, undi akavuga minisiteri, bakavuga shureni, byose umuntu abavuze ishuri. Ni ukuvuga ngo ngewe ukumva namaze kumva ko ururimi rwamaze gutandukanya ibi bintu, ariko ikintu cyo kikiri iki. Erega ibi ni ibintu by'ubuhanga mu by'ukuri, uretse kugorana ntabwo ari ikintu wajya kugira guhanganiramo na James. Kubera iki? Nge ndi umwigisha kandi umwarimu ategura bijyanye n'ubushobozi bwe, ariko inyigisho ikaguma ari yayindi. Kubera iki? Niyo mpamvu wowe wigisha nkafashwa, kandi icyigisha ni iki? Ni kimwe. Ariko je numva impamvu uyu munsi na Pastor James akushobora kunyigisha simfashwe cyangwa singira ikintu numvamo, ariko nka Pastor Ken yakigisha cyangwa akagira icyo ambwiriza nkafashwa hakuramo n'ikindi jambo ngomba gukoresha. Kubera iki nyine? Biterwa n'iki? Na favor iri kuri uwo muntu n'uburyo mwiyumvamo. Favor ni iki? Wasobanura favor? Reka mbyita urukundo byibuza Imana y'umuntu cyangwa uburanga runaka. Aho urakishe cyane. Ni ukuvuga ngo ubuhanga bw'umuntu bushobora gutuma abandi bamwumva cyangwa se bugatuma batamwumva. Ntabwo ari favor. Icyo bita favor reka twe kujya kure, kuko ikintu udashobora gusobanura ni byiza kukireka. Yego. Uyu munsi hari ababwiriza butumwa benshi, barabakora kuri social media n'ababwiriza mu nsengero. Simbazi. Yego. Simbazi, ariko komeza umbaze ndagusubiza. Kuko nge byanyorohera gusubiza ikibazo. Uyu munsi umushumba witwa Antoine Rutayisire uramuzi? 100%. Uwitwa Dr. Apotre Gitwaza uramuzi? Ndanamukunda uretse no kumumenya. Yego. Uyu munsi akubwiye ko Apotre Gitwaza agiye kubwiriza ahantu. Bakarakubwira ngo uyu munsi na Pastor Ken yagiye kubwiriza ahantu, kandi bagiye kubwiririza ahantu hamwe. Yego. Inyigisho ushobora kugenda ukumva cyane kurenza indi ni yandi. Kuko mba ntazi ibyo ari bwigishe bose nagenda ngamije kwiga no kunguka. Ahubwo namenye ngo uyu munsi Ken na Gitwaza barahurira hanaha, barabaganira ku kintu kimwe. Nuwe naho igihe cyanjye kumva ibye, kubera ko nyurwa bigera ku nyota yanjye, nuwo ntaho icyo gihe. Ngaho kakari nari nkubwiye rero. Urumva impamvu nagusobanuriye wowe wagoranye ni hamwe. Nakubaje ngo ikintu bita favor utazi kugisobanura ni byiza kukihorera, kuko icyo ni ijambo banga. Kambyite gutyo kugira ngo byorohere abantu. Ni ijambo banga, kandi nta numwe kwisi utagira iryo jambo banga. Ahubwo ntibarikoresha. Na Bible bivuga ko Imana yatugiriye favor ikatwerereza umucunguzi, ariko hari nabandi bavuga ntabwo ari favor. Ni favor y'Imana. No. Twebwe iyo twigisha Bibiliya cyangwa iyo tuyisoma tubona yuko ari ikintu cyagambiriwe kuva kera. Oya. Ntago ari ikintu cyagambiriwe kuva kera, ko mwitangiriro haranditse ngo Satani yirukanwa mu ijuru yagiye he? Reka rino jambo dukomeze. Mwitangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere aranditse ngo mbere na mbere ijambo yariho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Urakoze. Nga nta kibazo. None se kucyumva se ko ari favor kandi abito azambwira gutyo uri kutsobanurira sindi bubyo uwo yahoze. Ubwo rero kuvuga ngo aje kutureba cyangwa kugira icyo akora nubundi yarahozeho, ni favor y'Uwiteka yatugiriye. Reka nsubize nkanjye, sibyo? Subiza nkawe. Nsubije nkanjye. Yego. Ukuri guhari uvuze gutyo ubuyobeje abantu. Kandi iyo turimo gukosora inyigisho z'ubuyobe dushingira kuri bene icyo ngicyo, kuko ikintu utari buhagarire ngo usobanure ugaragaze n'ubuhanga cyangwa se ubushakashatsi bwagikozeho ubuzwa kukigisha. Iyo bavuga ngo RGB irimo irarwanya inyigisho z'ubuyobe, ni izo ngizo zo kwimanishina mu mutwe. Kubera iki? Nimba ijambo rivuga ngo jambo yahozeho, kandi uwo jambo yahoranye nabo, sibyo? Ariko sibyo kuza kwisi ubyita favor gute kandi yarasanzwe yiriho? Kucyo bihuza na favor? Favor ni ikintu, ni nko kuvuga ngo wagendaga mu muhanda utoragura amafaranga. Ni ikintu kitari giteganyijwe, ntabwo ushobora kugikorera imibare. Ubwo nimba uvuze gutyo uyu murongo muri Bibiliya bari buze kuwusiba. Umurongo uvuga ntabwo bawusiba. Icyo aho bawusiba ahubwo umbase umurongo uvuga ngo ubu turajya muri debanje nawe. Umurongo uvuga ngo wisimbuka aho wari uri mwitangiriro. Kubera ko
Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege bawitonda kugira ngo bigende bitese. Uvuze ko ari inyigisho yego yes jambo ninge hanyuma ubuyobe burimo nubuhe? Icyo nakubwiye nk'ubuyobe ni iki? Uravuze ngo inyigisho twigisha ngo kandi RGB itazemera kandi aya magambo yose uko ari abiri. Ikintu kikugoye reka nkubwire riri muri Bibiliya. Ikosa nkora ni rimwe ni ukujya impaka n'umuntu utari umurokore. None ndi iki? Ntago uriwe impamvu utari we nguyu nuko mu mutwe wawe ntago urakurura kw'iryo jambo ryahozeho atari ikintu gishya. Wowe uri muragishimangira nk'igishya kandi ukongera ukivuguruza. Unyambuye ku umurokore. Oya ntago uriwe. Ntago wowe uri umurokore. Umurokore ni iki? Umurokore ni iki? Ku umurokore bisaba iki? Kwanza ikintu cya mbere bisaba nukumenya udashidikanya niko kukizwa nyakuri. None se ubwo nge nawe turi hari bwigishe nderera kuko urigisha umurokore kuba umurokore ni iki? Kuba umurokore ni iki? Nugeraho ariko kuba umurokore nyakuri nukumenya cyangwa se gusobanukirwa. Urabihakana ibyo cyangwa urabyemera? Kanemere ko nari umurokore. Ibyo wabyemeye? Igihe abigishwa ba Yesu bose bivuze ngo nabo ntibari abarokore nimba uvuze gutyo. Kuko nimba yarababwiraga ikintu bakagira icyo bavuga. Bibiliya nta na hamwe igaragaza ko abigishwa ba Yesu bari abarokore. Ibagaragaza nk'abigishwa nyine. Baramubazaga ariko. Baramubazaga. Bakaramubwira. Nta n'uwatinyukaga kumubaza, ibyo nabyo ni ubuyobe. Ahubwo iyo bavaga muri rubanda sibyo biherereye barimo icyo bita ikiganiro cyo kwinenga katuvuge mu Kinyarwanda. Nyemerere tugira deba nyikorere episode ya 2. Ikibazo aho kigoranye nyemerere kano kantu dusoreza ariko ngiye none ngaruke muri episode nkubaze ngo ese niba harabaye habigishwa hakaba abatanga bitambo abatambye hakabaho abari abagaragu hafi y'umwami yego hakabaho abitwaga abajakazi ibwami hakaza kubaho n'amoko atandukanye agera muri 10 nangahe nabiri ari 12 ariko ararengayo yego. Ni gute ushobora kunyemeza neza ko iki gihe ushobora kumbwira ikintu kandi hari n'abavuga ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kangahe kabiri ngo buri wese yemere kugira gute kwinjira? Nta muntu rero ukidutwa katari umurokore uhari. Nta kibazo. None se ibi twavugaga urabishyiramo? Biriho byose. Urabirekeramo? Yego. Oya ntago nakora ikintu kitagira umusozo rero. None reka dusoze. Kadusoze usenge noneho ngewe ngaruke muri episode ya 2. Nukuvuga ngo nge nawe dushoje gute? Dushoje tuvuze ngo iki kintu ntago tuzagisubireho. Ntago dufatiye umwaka. Abashe kugira icyo batoramo. Uburyo winjiye rero nabwo ubwabwo ni nabwo aha uburyo winjiye emera hangaha turaza kuba nta kibazo. Nimba usaza usenga dusenge dute dukomereza icyo cyaka baye ngahe ntacyo reka nsoze uko kwangewe uko nsoza uko yego. Murakoze cyane. Izo ni mu buryo bwacu bwa kirokore tubuzwa kujya impaka zango turwanye ariko impaka zungura kuko impaka zungura mu buryo bw'imvugo nziza ni uguhererekanya ijambo. Urumva ikikubwira rero yuko ijambo ry'Imana ari ubuhanga buhanitse nta uriheza rihora ririshya kuri twe. Arakoze umuvandimwe twaganiraga kuri icyo ngicyo cyari gikomotse he? Cyari gikomotse ku cyo bita amagana no kubaho kuremwa k'umuntu. Niho hajemo jambo na jambo uwo nguwo tumwemera nka jambo kandi n'uno munsi aracyari ijambo. Reka rero nyuma yako gatambutse mvuge nti imvugo nyarwanda zose z'ubuhanga iyo bavuga ngo imigani ibisakuzo byose nicyo bitihishurirwa mu kirokore tubyitihishurirwa. Yahishuriwe ijambo riniri ariko uburyo bwo kurisobanura ararizimiza kuko ikintu kijimijwe kirarama kigishwa igihe kuko buri wese agikoraho ubushakashatsi. Ejo uraza ukumva icyo uyu muntu yashakaga kuvuga naho yagarukiye ukaba wahera aho yagarukiye ugakomerezaho ubuhanga bwawe cyangwa ubushakashatsi bwawe. Rero ikintu bita umunyarwanda munyihanganire
ubuhanga bwabo ni ubuhanga karemano bw'Imana, ntabwo ari ubwigano. Umunyarwanda nta nguni wamushakiraho ugamije kumutsinda cyangwa se kumunesha cyangwa kumufunga. Iri nindi vuga nubwo nzamuye ijwi, ari abari imbere mu gihugu, ari bo hanze y'igihugu, bashake bakunda u Rwanda, bakunda ikinyarwanda, bakunda abanyarwanda, bakunda imvugo nyarwanda. Umunyarwanda remetse mu buryo bw'ubumana, na buri jambo rye riba ryuzuye ubuhanuzi. Nubwo bavuga ngo ubuhanga, iyo bavuga ngo insigamigani ni ikintu kigumaho kitajya kirangira nk'uko Bibiliya iguhoraho. Haleluya. Ariko iyo tugiye mu buhanga bw'abantu bize icyo bita ubushakashatsi cyangwa siyansi, impamvu bitandukanye n'iki cyo ndimo kuvuga, arankurikiye mu nyumve neza, siyansi irahinduka. Kubera iki? Uyu munsi siyansi yanjye, ubushakashatsi bwanjye kuri siyansi runaka, ejo araza akabwuriraho akabuvugurura, akavuga ubundi, kimwe kikagenda kirefera ku kindi cyangwa se kisobanura ku kindi, bisaba ko gihagarara ku kindi kugira ngo cyumvikane. Ariko ubuhanga bw'Imana cyangwa ubuhanga bw'abanyarwanda ni ijambo buri wese akuraho ishami, rishibukaho ishami. Ntabwo ari ijambo bisaba yuko ushingiraho kugira ngo uvuge iryawe, ni ishami ahubwo wubakiraho. Impamvu cyitwa ishami, impamvu mvuga ngo ntago bisaba kuryireferaho kikitwa ishami, nuko aho nawe usoreza hasa naho wa wundi yashoreje, kiguma ari gishya. So rero imvugo nyarwanda n'abanyarwanda muri rusange, ndagira ngo mbamenyeshe yuko ni ubuhanuzi gusa, uzemo ubuhanuzi, n'ubuhanuzi bwigendera. Nta munyarwanda avugaga ijambo ngo ritakare hasi, oya, ryahabwaga agaciro rikitabwaho kuko ryabaga rifite aho riganisha. Niyo mpamvu bavuga ngo umugani ugana kariho cyangwa se akazabaho. Iyo ikintu kizaba iteka burya kiba kiriho, kuko hari ahandi kiba cyaramaze kuba, gisigaye kuba hano ho tureba twese. Niyo mpamvu uwo muntu ava hahandi ho kiri akaza kubivuga hano ho kigiye kuba. Haleluya. Mu buryo bwa buhanga buhanutse, nabashyize kure cyane, ariko ibyo nabyo birashoboka yuko twigisha iby'ubuhanga kandi tugatangira kwigisha ibyacu, kuko nk'iri jambo ubwaryo nisubiramo mu buryo bwo kuryigisha, ubu narivugaga gusa, nindisubiramo mu buryo bwo kuryigisha, ukuri guhari uzasanga ari Bibiliya ndimo kwigishiriza. Ninjya kurihuza n'ubuhanga bwa Bibiliya, uzasanga abanyarwanda hafi ya bose ari abapasitoro, nta n'uwo warobanuramo, ntawe wagira umupagani wamwita umutamenya cyangwa se kuba hari ibyo adasobanukiwe. Ariko abanyarwanda n'ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana bubitse amasezerano menshi y'Imana. Nibavuga ku munyarwanda aho uzaba uri hose, jyumukorera salute, jyumusalutinga. Ibyo mbikura mu buhanga bwabyo, ariko na Bibiliya igenda ibivuga kuri bene abo bantu. Ntabwo ivuga ijambo umunyarwanda, ariko ivuga kuri izo mvugo. Imana ibahereza umugisha. Rero ndumva amashongore mu buryo bw'ubusobanuro nabampiniye aho. Igikurikiyeho ni ukuzagikurikira mu buryo bwo kwigisha. Ibi biganiro rero byose nibyo ntavugiye aha, byinshi dutegura bitambuka kuri channel yacu Umuco Family Gospel TV. Abenshi munkurikiye mwajya mujyaho mukakuramo ibiganiro by'ubwenge. Ushobora kuko akenshi biba bifite amatitire yanditseho, ukareba kuri title y'ikiganiro ukakireba. Nanone nkabibutsa yuko gusoza kw'ikiganiro, aho dusoreza akenshi kuko ari wo hatanga igisubizo, niho haba ari heza. Rero wa muntu uza akarebaho kambera akigendera, mukuri nta cy'ubujyanye, kuko mu mpaka zibaho uburyo zirangira n'igisubizo cyatanzwe, nibyo buri wese namwifuriza ko yakenera, kuko nibyo byamufasha. Bivuze iki? Bivuze ngo umva ikiganiro ugisoze, nimba ushaka kumenya, umva iki kiganiro ufite n'akabiki wandika, kuko ibi ni ibintu by'ubwenge nyine, ntabwo ari ibitoragurano. Ni nayo mpamvu
twitonda tukabanza tukabivugaho gutya mbere yo gutangira kubyigisha, kugira ngo ubaza ikibazo ukosora uko yari abizi n'uko abyumvishije abe aboneka. Imana ibahe umugisha rero. Ubwo tuzagaruka tujya ku ibiganiro ni byinshi bishingiye ku ndamukanyo, nubwo bavuga ngo hobe. Hobe ni ijambo risobanura amahoro, ibyishimo, ikaze, nko kuguha ikaze, kuguha karibu. Iyo wavuze hobe, ijambo hobe, amagambo ni menshi, giraso, gira abana, ni byinshi cyane. Tuzabiganira kandi nta jambo na rimwe ryo gutakaza. Ngira ngo n'iki kigo cy'umuco n'ururimi cyangwa se kibungabunga umuco n'ururimi, hari byinshi nabo bakoraho ubushakashatsi, kuko bashinzwe gukumira no kongera karite cyangwa se uburyohe bw'ibyo bashinzwe kubungabunga nyine by'umuco ndetse n'ururimi. Nabo tuzaganira kandi tuzakorana kuri byinshi. Reka rero mbwire abari bankurikiye bumva uru rurimi yuko ibyiza biri imbere, kandi bamwe nibo bajya batera urwenya bavuga ngo akaryoshye ntago gahora mwitama. Wumvishije yuko mvuzeho bigasa naho bisembuye, bamwe bagahita bamvugiramo bakambarizamo ibibazo, ariko ni byiza ko n'ibyo bibazo nabyo mu kindi kiganiro dushobora kubikora nabyo tukabisubiza byose. Abari bankurikiye rero Imana ibahe umugisha, nabasengeye, n'ubundi ndabifuriza ishya n'ihirwe, ndabifuriza umunsi mwiza, ndabifuriza kugira icyumweru cyiza. Turi mu mpera z'icyumweru, ejo cyangwa ejo bundi tuba dutangira ikindi. Turacyari mu ntangira z'ukwezi, isoza ry'ukwezi ribitse byinshi. Turi mu bihe by'imvura. Imana ibahereza umugisha kandi ibagwiriza ibyiringiro, ibazamurira ibyiringiro. Abahinga bahinge bafite ibyiringiro byo gusarura, aborora borore bizeye ko bari bubone umukamo n'umusaruro mu byo borora. Abasenga mu by'ukuri basenge biringiye ko ibyo basengera bisubizwa, ndetse iyo igihugu kibaye amahoro mu by'ukuri amasengesho yacu arasubizwa. N'abasenga rero babikorana umwete. Abayobora bayobore nk'abashaka kugeza heza, kuganisha kuri rya jambo narimvuze rivuga ngo hobe. Muyobozi yobora uganisha kuri hobe. Hobe tunga, gwiza, baho, isanzure, ni ijambo risobanura ibintu byinshi cyane. N'abayoborwa nabyo bagandutse bakumvira. Hari ijambo tumaze iminsi tuvugaho, wenda ndisozanye yuko abantu bagomba kumva uburyo bw'ubwisungane. Bakoresha ijambo ryiza nkunda, kwisungana mu kwivuza, gushaka ubuzima afya. Imana ibahereza umugisha cyane, namwe muzabyumve. Nataka ni shukuru pia wa ndugu wa Tanzania. Wengi wananiambia niwe na pitisha tafsiri ya Kiswahili. Tafsiri ya Kiswahili nikihubiri kwa Kirwanda au nikinena kwa Kirwanda, na kupata muda wa kufanya tafsiri ni ngumu mno, ni ngumu kidogo, lakini tunajiandaa ili tuwe tunapitisha mafundisho kwa Kiswahili, kwa Kirwanda, labda na kwa Kiingereza. Ndio tunatafutana uwezo, kwa kuwa inabidi tupate uwezo fulani wa kutusaidia. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, mtanisamee, kila mafundisho sasa hivi anapitishwa kwa lugha ya Kirwanda au Kinyarwanda, na baadaye sio siku nyingi sana nitakuwa naisha jipanga vizuri kwa kuhubiri kwa Kiswahili, kwa Kiingereza na kwa Kinyarwanda. Bado tunajenga uwezo na vyombo vya kutumikisha ili tupate tafsiri kamili au iliyo hai, iliyo safi. Mbarikiwe sana. Amina. Reka mbashimire, Imana ibahe umugisha. Twasenze kandi twizeye ko
isengesho ari ryiza. Mwese abari badukurikiye, abari bankurikiye ku Muco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana nicyo kiganiro. Hanyuma channel mu ibi byose bicaho ni Umuco Family Gospel TV. Muhoreho mukande subscribe, mukore za share na comment zanyu ziradufasha. Hanyuma ariko munabikorana umutima ukunze nyine muri cya kinyarwanda cya hobe. Iyo utambutse utabikoze rwose hobe ntago ibiri muri wowe. Gira so, gira inka, amashyo n'iki, ntago nimushingira kuri ibyo nimutambuke mutavuze. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom.